nazindutse kare cyane negera inkombe z'ikiyaga nitegereza umurobyi aroba amafi menshi. Ndamwegera ndamubaza ese hari bishoboka ko amafi yabasha kubaho atari mu mazi? Ansubiza amwenyura ati ntibishoboka namba, kuko muri aya mazi nimwakura ibiyatunga. Ibyo bituma ntekereza uko mwene muntu abaho iyo yitandukanyije n'Imana umuremyi. Ansubiza amwenyura ati ntibishoboka namba, kuko muri aya mazi niwakura ibiyatunga. Ibyo bituma ntekereza uko mwene muntu abaho iyo yitandukanyije n'Imana umuremyi. Iyo tutari mu Mana amahoro nta buzima, tubaho igihe gito ibyacu bikarangira. Waho dukura ibidutunga tuba tukiyafite naba. Ese nshuti yanjye urumva udakeneye kubaho? Nta gisa no kwibera mu bikari by'Uwiteka, iyo haba gutuza n'ubutunzi bw'iteka. Abahaba baratekanye ntagatanya no gusenya, ntagisa no kwiturira mu Mana umuremyi. Ntagisa no kwibera mu bikari by'Uwiteka, iyo haba gutuza n'ubutunzi bw'iteka. Abahaba baratekanye ntagatanya no gusenya, ntagisa no kwiturira mu Mana umuremyi. Maze igihe kirekire ibeshya ko ubutunzi n'amafaranga bizana amahoro, ariko nasanze nari meze nk'urota ku manywa bitarimo Yesu, byose bishira nk'umuyaga. Tega amatwi urangire ubutunzi nyakuri, gira Imana nyambere ibe muri wowe imbere. Ntabwo uzicuza namba, nta gihombo n'umura, uzishimira ubugingo buhoraho. Tega amatwi urangire ubutunzi nyakuri, gira Imana nyambere ibe muri wowe imbere. Ntabwo uzicuza namba, nta gihombo humura, uzishimira ubugingo buhoraho.